nyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Mana igahemuka, jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Hanyuma ndabashimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana Data wa twese bahereza umugisha. Ibyo unyuramo ubona biruhije ni iby'igihe gitoya, ibyo ubona byagukomereye ni iby'igihe gitoya, intambara ubona urwana nazo ni iz'igihe gitoya. Uyu muririmbyi ndamukunda, baririmbye neza, baravuga ngo ibyo unyuramo ubona biruhije nshuti, aravuga ngo ni iby'igihe gitoya, aravuga ngo ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Amen. Ngo kuko Imana ntabwo igihemuka. Hanyuma rero Imana ihimbazwe, tuje kuri pati ya kabiri, igice cyaho cya kabiri, kugira ngo dukomereze aho twari tugeze. Inkuru yanjye nk'uko mwese musanzwe mubizi. Hanyuma twasoje ubushize, ariko manze munyemerere wowe unkurikiranye banze ukande subscribe kuri channel Inkuba Empire, hanyuma ukande subscribe, hanyuma usharinge n'abandi, udushyigikire, uteze imbere umurimo w'Imana. Hanyuma rero reka dutangire mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Hanyuma twasoje ndimo ndavuga uburyo ki nagambaniwe hanyuma nkafungwa. Ntago ndi buze kujya muri detail nyinshi kuko Imana yari yakoze imirimo, ndafungurwa mva muri gereza cyangwa se mva mu nzu y'imbohe. Imana ingirira neza. Hanyuma navuye muri gereza, ngeze hanze, abo twasenganaga cyangwa se abo twakoranaga umurimo w'Imana, bamwe bakajya bavuga ngo twaragusengeye, twagize gute, twariyirije, twakoze amasengesho kugira ngo uve mu nzu y'imbohe. Hanyuma ntabwo ishuri ryari rirangiye, aho byari bivuze ngo ishuri riratangiye. Reka mbabwire, kuba umuntu asenga ntabwo bivuze ko atazahura n'ibigeragezo, kandi kuba umuntu avugana n'Imana ntabwo bivuze ko ibigeragezo birangiye. Aburahamu yavuganye n'Imana afite imyaka 70, isezerano aritegereza imyaka 20, isezerano Imana yari yagiranye nawe irisohoza mu myaka 90. Hanyuma rero uyu munsi wa none ushobora kuba ufite ibigeragezo, uri mu ntambara, uri mu bikomeye, wenda hari ugatekereza ukumva yuko Imana yagusize cyangwa se Imana yagutereranye. Ntabwo Imana yagusize, nta nubwo Imana yigeze gutererana, ahubwo ni isaha yayo itaragera. Hanyuma Imana ibana nanjye muri ubwo buzima bukomeye bwo mu muhanda, muri ubwo buzima bukomeye bwo kuburaho ndara. Hari igihe twajyaga turara tugenda ijoro ryose, buri umuntu aryama bitewe nuko afite aho aryama. Umuntu agira amahoro bitewe nuko nyine ayo mahoro harahava cyangwa se harahaturuka. Hanyuma ubuzima rero bwarakunkomeranye, ubuzima buracanga, ibintu birankomerana, bigeraho ubwo mu rugo mbura n'uburyo subirayo. Nibazaga uburyo kinavuye mu rugo ufite imyenda, hanyuma ubuzima bunkomereye, ngeze mu mujyi imyenda ndayigurisha. Hanyuma nibazaga uburyo kinzasubira mu rugo cyangwa se nzasubira nyine iwacu naraje mfite imyenda, nkasubirayo nambaye ubusa, ubuzima bwaranze, narakubiswe, ibintu byaracanze, nkumva wapi. Nasenze isengesho ryiza, mbwira Imana ndayibwira ngo mbabarire, ubuzima ndimo igihe uzaba wabunkuyemo, byibura nzasubira iwacu hari itandukaniro nukomeza ubu ngubu. Hanyuma igihe cyarageze, nza kwegera Imana, ndasenga, ninjira mu bihe byo gusenga, ariko senga n'ubundi ntafite aho mba, senga n'ubundi ntafite icyerekezo cy'ubuzima, senga n'ubundi ndara hanze, senga ndara mu rusengero, aho numvise basenze nkajyayo, aho numvise bagize kugira ngo ndebe ko byibura narara mu nzu.
hanyuma ubuzima burankomerana. Hari naho nagendaga nkacumbika, igihe kikagera bakanyirukana bakasobora akambwira ati sohoka tuvire mu rugo. Ubuzima burankomerana. Ndibuka hari igihe cyageze nkajya njya mu isoko ahantu nkicara nkabaganiriza, nkahekenya ibijumba, nkahekenya imyumbati, nkagenda nkarenzaho amazi ubundi nkataha. Hari igihe cyageze nkajya ngenda mu kabande nkamesa imyenda, umuntu uze mu mugezi utemba, nkamesa imyenda nkahita nanayikamura nkahita nanayambara. Ubuzima burankomerana, ubuzima bumbera ishuri. Hanyuma igihe kiragera nza kuza kubona akazi i Kigali. Ushobora kwibaza ngo akazi ni akahe. Nabonye akazi ko gukora muri resitora. Nza kuza kuhava mu bihe byari bikomeye cyangwa se byari bigoye. Ndahava njya gukorera umukire. Nyamaye akazi k'ubuzamu nyine no koza imbwa ya boss. Hanyuma ako kazi ndagakora, igihe kiragera ndahava nsubira mu buzima bukomeye, ubuzima bugoye. Nubona urya ukanywa ugahaga, ujye umenya ko hari abandi bashonje bamerewe nabi mu buzima bwo hanze. Ujye umenya ko hari abandi bari mu buzima bukomeye, ujye umenya ko hari abandi bari mu buzima bugoye. Hanyuma icyo gihe ndamanuka n'ubundi nongera ninjira mu bihe byiza byo gusenga. Nibwo navuga ngo itangiriro noneho ry'ubuzima bwari butangiye. Buriya akenshi nubona uri mu ntambara, nubona uri mu bigeragezo, ahari birashoboka ko ari ukugira ngo Imana igukomeze uzabashe no gukomeza abandi. Ubuzima ni ishuri rirerire. Ubuzima ni ikintu gikomeye. Hari umuntu wavuze ijambo rikomeye aravuga ngo isi ni ikosa ujye wonka vuba kuko ejo yagucutse. Ubuzima rero ni ikintu gikomeye kandi ubuzima buryohera umuntu bitewe n'ubuzima arimo. Ariko ibyo tunyuramo biradukomeza kugira ngo natwe tuzakomere mu bihe wenda runaka. Imana ishimwe rero, ubwo buzima nabuciyemo munyuramo. Uyu munsi wa none navuga ngo aho Imana ibayigejeje ikora mbaye nishimiye. Imana ni nziza kandi ibihe byose ni ukuri. Hari ibyo twagiye duhura nabyo byagiye bidukomeretsa. Umuntu yanyirukanye mu nzu ye arambwira ngo sohokera mu rugo, ntabwo nabasha kugutungana n'umugabo wanjye, sohoka umvire mu rugo. Hanyuma icyo gihe narahavuye mbura aho ndara. Hari ahantu bajyaga basengera, hanyuma nkurira igipangu nkajya kurara mu gikoni bajyaga batekeramo ku gafuka. Hari agafuka kari karimo niko naryamagaho. Hanyuma kandi ibyo byose byabaga senga Imana ivugana nanjye. Ibyo byose byabaga Imana ivugana nanjye. Hanyuma aho hantu habaye igihe kirekire, bigeraho umuntu wahabaga aza kuza kuvuga ngo ndashaka ko mufasha gusenga kuko ushobora kuba naratewe. Njya numva mu gikoni iwanjye hari ikintu kirara kigaraguramo, none mufashe gusenga mwirukana uwo muzimu. Ibyo byose yabivugaga mpari kandi ndi umunyamasengesho. Ariko ntabwo nari kwivamo ngo mvuge ngo nigiye wararaga muri icyo gikoni. Oya, hari ibigeragezo umuntu ageramo bikaba ngombwa ko aceceka, atari ngombwa kuvuga, Imana ikirwanirira. Hari intambara umuntu ageramo bikaba ngombwa ko atavuga, ahubwo aceceka akituriza, Imana ikaba ari irwana. Hanyuma ubwo buzima nabubayemo mbuma igihe kirekire, bigeraho nza kuza kujya umumama aza kuza kungirira impuhwe, akodeshereza inzu y'ibihumbi 2,000. Yishyuraga amafaranga 2,000 ku kwezi. Hanyuma anzanira agakeka, nzanira n'agasafuriya, nzanira n'inkwi kugira ngo njye nteka. Mu by'ukuri ubwo buzima bwarankomeranye mu buryo burenze ukwemera. Bwarankomereye bigeraho naho ubwanjye numva ubuzima niyanze, bigeraho naho numva ubuzima bwiyanze. Biragoye, tuzakomeza ubutaha, Imana ibahereze umugisha. Biragoye. Hari ibyo nanjye ubwanjye numva binkomerekeje umutima. Narahabaye aho hantu nkaba
igihe kirekire ndara kuri ako gakeka kacikaguritse, ndara gutunda, ntacyo ufite cyo kwiyoroza, ntacyo ufite cyo kurya, ubuzima burankomerana, ubuzima burangora mu buryo budasanzwe. Nakoraga amasengesho y'agahimano ntapanze.